ngokunda gafaranga katujabutse uragenda no love no love. Novation Smart TV. Yes, reka nongere ngusuza we udahwema kudukurikira hano kuri channel yacu bita Innovation Smart TV. Ngiye muri kuganira nawe ni Sele Popo. Hari umupapa muri kureba hano imbere yanjye, muri kureba kuri kamera, yambaye neza cyane agashati keza kaka white, akaba yambaye na headset cyangwa se icyo twakwita ni za head zo ku matwi, ariko ubundi abantu benshi bazibonye bagira ngo umuntu ari mu ndege, ariko izi ngizi zikunzwe gukoreshwa kuri radio cyangwa kuri televiziyo. Uyu munsi rero nasimukiye ahazwi nka Nyabugogo, njya kureba umupapa bita Alpha akaba akora muri radio ya Gari. Ariko ziriya radio abantu benshi mujya muzumva, ariko ntago muzi uburyo imikorere yazo, ntago muzi uko zikora. Niyo mpamvu ngira ngo nze rero nganire na Alpha agenda ababwira byinshi, kuko Alpha ni umuntu utuwe azi ibi bintu, arabimenyereye ku bintu byo kuri radio, ni ibintu azi cyane kuko inshuro nyinshi akunze no gukora no kuri televiziyo. Urumva ko rero afite ubumenyi. Alpha bimeze bite? Ya, sava. Yego. Mezute Sele Bobo. Ewana meze neza. N'abandi bantu badukurikiye bose reka mbabwire ngo bakomeze bagubwe neza cyane. Yego. Wadusuye rero. Nabasuye. Ariko nasanze ahantu hameze neza cyane. Ahantu mukora neza cyane, ndimo mbireba ibyuma na ukuntu ubitunganya neza. Buriya no kundukubitamo ibitara bigatabya. Ibintu by'ibitara. Koko se. Ananya. Buriya ibitara tubikubitamo nuko wenda tutawishyize muri bano bitaza kubangiza abantu. Yego, n'ubundi naje ndwaye amaso, niyo mpamvu nambaye uturinete uyu munsi. Tubaye ikaze rero hano muri studio zacu. Yego. Nuko tumeze n'ahangaha nuko nyine ntabwo ari nk'ahandi. Yes. Ndashaka usobanurire nk'umuntu uba atwumva. Hari umuntu uri kukureba hano wicaye imbere, akaba ari kutwumva amajwi yacu uburyo tuganira. Ndashaka noneho usobanurire nk'umuntu uburyo radio ishobora gukora. Hari umuntu ushobora kwibaza, ese izi radio ziba zifite FM, umurongo zivugiraho, ese biba bimeze bite? None ndajya ugende umusobiza byose, ugenda usanisha uburyo radio zo muri mu magare zibasha gukora, cyangwa se na radio zisanzwe, kuko byose urabizi. Yes, urakoze cyane. Izi ni radio zitwa radio cyangwa ntabwo zita radio communautaire, zita amasono. Yego. Nuvuga ngo ni radio sono cyangwa se n'ijwi runaka, ariko ahandi abenshi bakunda ngo ni radio local. Yego. Kwingi bivuga igarukira mu gace kaho ngaho. Yego. Ntabwo ari tuna zira radio zifite ama emeteri zakira amajwi zikanayohereza. Yego. Kubera yuko zigira icyo bita receiver na transmit cyane. So izi zo ni ukuvuga ngo westara bafre mu bice ushaka. Yego. Ukagura ibikoresho, hari ibikoresho ugura. Yego. Biba bihuye n'ibyandi maradiyo, like nka mixer. Yego. Ngomba kubihari. Yego. Ukaba ufite machine. Yego. Wenda aho bakoresha desktop. Desktop cyangwa bakoresha na laptop. Nta kibazo. N'ibindi bikoresho by'umuriro byose bigashoboka. Wenda ikibura ni ibindi, kuko hari nk'ukuntu dukoresha n'ama amplifier. Yego. Byose biba bihari. Yego. Kandi no muri zo radio ziba zibifite. Yego. Yewe na maritur abahari. Yego. So rero izi radio abantu benshi bazikoraho usanga ari abantu batari specialize cyane mu itangazamakuru. Yego. Cyangwa se kandi bari specialize. Yego. Nuvuga ngo aba specialiste benshi bakunda kunyura kuri izi radio zo hasi. Yego. Kuko ni hatinyukira. Yego. Kubwira abantu gukoresha microphone, kumenya mixeri, kumenya application zikoreshwa mu gutanga wenda ibyo ukeneye gutanga. Abenshi bazi ko ni radio zikoreshwa mu buryo bukangurambaga. Inshuro nyinshi ngo nimwe mukora n'ibintu byo kwamamaza buriya. Hano ntabwo ari kwamamaza, nubwo dukorana na leta mu buryo bwo bukangurambaga, muri gahunda za leta. Nuko dukora cyane hanini. Ubwo rero abantu benshi bakibaza ngo twunguka dute, twebwe inyungu yacu no gukorera igihugu. Yego. Muri abakorera bushake. Nta muntu uhemba abo bakozi. Yego. N'uwo bahemba ahembwa n'ikigo. Yego. Ariko gahunda zacu zo kwamamaza ngo niki, ahubwo no gukorana n'igihugu. Yego. Mu buryo
bw'ubukangurambaga kuri gahunda za leta bitandukanye. Nk'urugero ngira ngo ibi bimazemo imyaka myinshi, guhera 2017. yego 2017 natangiye njya kuba umunyamakuru, navuye kubyiga muri kaminuza wize itangazamakuru muri kaminuza Bugema. yego Ndaza nikubita intara ya Nyabugogo, Bugema iba mu Rwanda, University Kampala ari wize Uganda. yego So ndaza ntangira muri izi radio za lokal. yego biragaragara, ariko wibase ko muri Uganda ndumva ari mu wa kabiri nabonye akazi kuri radio yego yitwaga KBS, Kagari Broadcasting Service, ariko ya Uganda. yego nakozeyo nk'umwaka. yego Njerina inaha rero nk'uko abandi bantu bose babizi, kubona akazi biba bigoye. Bisabira ngo ufite experience, ufite aho ubikura. Ntabwo byari byoroshye kugaragariza abo ngiye gusaba akazi nakoze kuri KBS, yego ko ni mu mahanga niyo ngiye. yego Ariko byabaye ngombwa yuko ntangirira kuri radio muri Ghana. yego ndakora amakora n'imyaka itari mikeya. yego ngira amahirwe yewe mpava njya kuri televiziyo. yego televiziyo ndayikorera, nakoreye kuri Goodrich TV. yewe nkora no kuri radio yindi nayo yari Bugisiment nashaka kumentioninga. yego ndongera ndagaruka ibihe bya covid nibwo twakoze cyane. tugaruka no gute n'ubyo ki batwitabazaga dutanga umusanzu nk'abantu babizi. yego ubu n'uyu munsi nkora kuri televiziyo. yego ariko iyi ni biro yanjye, niyo nkoreraho ibiganiro byose, yaba ibiganiro bya YouTube, yaba ibiganiro bya televiziyo iyi ngiyi isanzwe zino zo hanze. Ibyo byose rero bikaba bifite icyo bisobanuye mu buryo bugize bufite icyo birutanze. Yes, Alpha Arakano nashakaga kugushimiramo n'abandi mukora muri uyu mwuga wanyu mukora. Mbere na mbere hari abantu mujya mufasha ku bantu baba bagiye bata ibyangombwa, amaperime, amarangamuntu, ibyangombwa byose. N'abantu kera bibiraga muri gare bakabura ahantu babibariza. Ndabyibuka nyiri umwana za 2000 nyiga muri secondaire za 2017 2016 nigeze kunyibira ibyangombwa nanjye ndi Nyabugogo ku murongo wajyaga mu nce za Ruyenzi. Ariko icyo gihe nazamukaga ngiye kwiga i Nyamirambo, urumva banyibye nari nje njya kwishura, ariko najyaga kwishura ahubwo icyo gihe, ariko nisaba ko ndibwongere asubira mu rugo kuko urumva n'amafaranga bari bayajyanye icyo gihe. Ariko ngezeyo barambwira bati ibwo no kunyarukira nyine muri radio za gare ugatanga, bakagutangira itangazo ukareba ko ibyo byangombwa byaboneka. Mbona arabikoze, si byabasha guhita biboneka, nyuma uko nshoboye kuko hari harimo n'irangamuntu n'ikarita y'ishuri basha kongera ndabibona. Ariko urumva ko byibura hari abantu benshi mufasha. Yego, n'abana se abashaka nk'ibintu by'amastage bize nk'ibintu by'itangazamakuru bose mujya mubaranja mukabafasha. Yes, kamara ngere kucyo amarangamuntu. Amarangamuntu hano tugira amarangamuntu menshi. Yego, abantu batamaranga ari benshi, ushobora kugira ngo wenda nkakwereka gutya. yego ushobora kwibaza uburyo uramushyire hejuru bere, wenda ushobora kugira wenda abantu bakumva ko ari ibintu yego twagize, ariko aya marangamuntu ntay'abantu. abo twangare ni make. yego aba baragiye agera muri 100. yego ubwo rero abo bantu yego biba byiza benshi bagenda bazana, kuko hari igihe bajya kuri polisi kabarangira ati ujye no kuri radio murebeye. yego hari n'igihe bajya ku murenge batumije no kuri radio murebeye. yego dukorana n'imirenge, inzego za leta mu buryo bw'ibyangombwa. ibyangombwa biba biri ahangaha bifite umutekano, kubera ko ni ahantu hizewe kandi buri wese yisanga. bifasha abantu benshi bajya baza kubibona bakabifata, ugasanga n'abandi bantu rero babuze abana, babuze ibibagize bitandukanye, baraza bakagera hano. So icyo warubuze kindi, stage turazitanga, ariko ziba ziri mu buryo bwo kukubwira ngo ntabwo ari stage komuteri yo kuvuga ngo nakoze stage ngiye gukora kuri radio runaka cyangwa televiziyo runaka. Ese uyu mwuga wanyu mukora ni ibiki mubona ari byiza cyane, n'ibiki mubona bikunze kubaho ari bibi cyane bibagora? Imbogamizi. Yego. Ndagamere ku bintu wenda byiza, cyambere buri gice kigutungiye umuryango biragufasha. Yego. Icya kabiri, iyo ubasha kuba wigenga, wimenyera ibyawe, umenya ngo ngendaza gukora ibi n'ibi n'ibi, ukaba wikontorora uvuga ati wenda ndi
cyambere cyo chief editor ndi manager ndi gutya na gutya biroro ntabwo imbogamizi wenda zo zabura ariko nk'imbogamizi nuko nyine abari yarabyigarukira hano hafi muri karitsiye hano abayumva yego bari benshi baba bari hafi aho bari kure ntabwo bayumva ugasanga rimwe na rimwe ibiganiro dutambutsa bijya gusa n'iby'andi maradiyo kuko tugira ibintu by'amakuru tukagira ibintu by'imyidagaduro tukagira ibintu byose mbese ubona biba bisa nk'iby'ahandi aho ugasanga nyine ba bandi babyumva bo baba bavuga bati ibi bintu byabo ni ibyaha nyine ntabwo ari ibyahariye so ugasanga n'izo n'imbogamizi muri rusange urumva n'ibyo ngibyo urebye yego urabona ko RDB nifasha amaradiyo n'amateleviziyo gushyiraho iyo mirongo ese nk'ubu we nka Rufa umuntu akubwiye ngo nkawe Arufa gira icyo usaba noneho usabira abo mukora umwuga wamusaba iki? wenda manze nasobanure izi radiyo ntabwo iyo zigiye kujyaho ari njye mpaguruka nje kwishyira aha ngaha yego byanga bikunze uvugana na leta niyo ibi bibaha uburenganzira bwo kwishyira aho ngaho cyane ko abari mu masoko mu magare abari abantu leta igira ngo ifashe mu by'ubukangurambaga n'iki kandi babashe kubyumva vuba. Cya kabiri RDB kugira ngo wenda icyo yafasha abantu sinzi n'abangaba wenda abantu bakora muri aya maradiyo no kubasura ikareba ese ibyo bafite bikwiriye kuba iyo radiyo iri muri iyo karitsiye iragira ku bantu RDB ifuza kigeraho ese ibibura yabyongeramo kuko ntabwo bakoresha ibikoresho byatuma n'umuntu abura kongeramo so nubwo byo RDB yabikoramo neza ikareba ibibura cyangwa se nibiba bihagije ngewe ntabwo nzi niba ukuntu ibi bintu baba babitekerejeho ngenda bikubwira nk'umuntu wize telekomunikasiyo kuko niyo nize urabona impamvu ubu utagenda ubona iminara myinshi hari impamvu bayibuze muri iyi minara iyo ihari nayo kuba iyo iri kuba myinshi n'ibibazo biba byinshi kuko hari amareyo agenda atambuka nyine kubera za network so urumva rero niba ayo mareyo agenda twinjira bitewe n'ukuntu biri kugenda bikonegitana uko hari iminara myinshi urumva ko n'ibibazo bishobora kuzaba byinshi hirya mu myaka iri imbere izaza bigatuma rero RDB ikumira ikagenda ituma bashyiraho iminara mito mike cyane ugasanga nta n'impamvu baba badashaka amaradiyo menshi ni ukugira ngo wenda barwanye ibyo bibazo ariko mu by'ukuri hari n'ubundi buryo bushobora kuba bwakorwa sisiteme zigahindurwa noneho n'andi maradiyo akabasha kugira ubushobozi nk'uko ubu ngubu kera wasangaga hariho amateleviziyo ugasanga televiziyo ni nkeya ariko ubaho haziye YouTube channel ni ibintu byagiye byoroha niba rero bazakora n'amaradiyo n'abafite amacano gutyo wenda umuntu akajya ayashyira no kuri nuza wenda ku rubuga runaka n'abantu bakayakurikira simbizi ubwo nabyo bazatureba ibishoboka kuko nabo hari byinshi badufasha so nibyo ngibyo n'ubundi ntabwo ibintu byose byazira rimwe hari kugenda nyine etape par etape kugira ngo ureba yuko hari ikintu byakemura ariko urundi ruhande rumwe biragenda bigaragaza yuko urajya kuri tuning ukabona radiyo ukajya kuri application ukabona radiyo so hari ibintu bigaragara yuko bizagenda biza n'ibyo ngibyo ndizera ko n'izi ngizi zacu z'amarokali zagenda zigira agaciro ko n'undi zitanga umusaruro mu baturage kandi zigafasha na leta urumva rero yuko nabo ababishinzwe bazatekereze kuri izi radiyo baziha agaciro barebe se meze bite imbogamizi zibamo wenda nuko kuba ugomba kugira urusaku utagomba kuba rwazamo hari amajwi regrage y'amajwi adashobora kubangamira abantu mu buryo biba bikozwemo turasoje rero ariko Arufa mbere yuko nasoza mbere na mbere no kubanza gushimira ku mwanya wawe wamaye nageze kuri radiyo usanga uri mu kazi ariko uranyihanganira mu mwanya kugira ngo tubashe kuganira ni ibintu biba bitoroshye urumva yuko byibura rwose wangaragarije yuko uri umuntu w'imfura so rero ndagushimiye cyane hano kuri Innovation Smart TV kandi mbona kubwira n'abantu batarakora subscribe bakore comment kandi bibuka gukora na like Arufa ufite abafana benshi kandi nanjye ndi mu bafana bawe sawa rero urakoze.